ryatuwe gushyiraho urufunguzo rw'ibihumbi 10.
ukageza iteka ryose. Uko ni kuwiteka Imana gusobanura. Haleluya. Niba ugoswe n'uwiteka Imana muzamura icyubahiro. Niba Imana ikugose bango Mana ushimwe. Haleluya. Kuko byanga bikunda dufite Imana ishobora byose. Dufite Imana ibasha kuturengera. Dufite Imana ibasha kuturwanirira. Haleluya. Ikaturwanira izo ntambara zacu zose. Niwe wiringira uwiteka Imana uyu munsi n'umugisha w'Imana. Haleluya. Niwe wiringira Imana ukayiringira uyu munsi n'ukuboko kw'Imana. Niwe wiringira Imana irakura intambara zawe zose. Niwe wiringira Imana irakora ibibazo byawe byose. Haleluya, haleluya. Kuko kwiringira Imana ari igiciro gikomeye. Imana ishimwe. Kuyiringira rero ni birahamba. Amen. Haleluya. Kwiringira Imana ni igiciro kirenze uko twibaza. Imana ishimwe. Amen. Munyemere natinze cyane ho gato. Amen. Namasari kugendaho. Amen. Munyemere tubaze dusengere mu ijambo. Iteka muzabibona cyane. Imana yambwiye ijambo rikomeye. Mpamvu tutadusengera mu ijambo nta kintu kirakomeye. Irambwira ngo abantu benshi bajya bumva ijambo ry'Imana bakarisiga ariko ubuhanuzi bakabutaha. Imana irambwira ngo niba ndayo kuvuga ijambo ryayo njye nsenga kuko Satani we iteka aragenda agafata ryaje bakarikwambura agasigamo ngo bambwiye ngo muranzajya murambye ushimye gukuri Imana y'icubahiro. Mana wenda kubashye gukuri Imana. Haleluya. Nyemerera ndati ijambo ryawe riro mitima y'abantu bawe kandi ijambo ryawe rigende rigira imizi, rigende rishore, rigende rireme, rigende ritegeke, rigende rihindure. Muri ibyo bango nari ndi kure cyane, nari mu mwijima ariko Yesu duhagakiza. Yesu himbazwa. Yesu reka ubwoko bwawe data muri amasaha niba sengera data ijambo ryawe riri mu mitima yawe. Ijambo ryawe ritegeke kandi rigende ry'umumaro mu gihe gikwiriye Mana. Kandi igihe nk'iki ngiki buri muntu wese data ijambo rimukomeze kuko akwiringiye, kuko akwizeye, kuko yemeye kuba w'imbere ya buri munsi. Mana umugisha. Sabiye bwo kugamugisha data. Sabiye iterano ryose umugisha. Sabiye igiterano ryose umugisha tugiye gutangiramo muri aya masaha kugira ngo data nacyo kize kuzamurwa nawe kandi ineza igaragara hagati muri twe data. Urakoze kuri Imana igize neza. Urakoze kubikoze nk'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ngiye kubona mbona umuntu araje akuboha akantu kameze nk'akato gatoya. Ijwi riramwe mubwire ngo Imana yo mu ijuru irinze umwana wawe urimo. Kuko ngiye kubona mbona kakato baragatwikiriye. Ijwi riramwe mubwire ngo irinze uwo mwana uri mu nda. Amen. Irinze umwana uri mu nda. Kandi Uwiteka arakurengera. Akurinze icyuma. Akurinze kujya kubyara kurusha icyuma. Mbona Uwiteka akubera maso. Hari ibiri Imana iko mu buzima bwawe. Hari ibiri Imana iko ku buzima bwawe. Kandi Uwiteka niba barakurengeye. Mbona Imana ikurengeye kuva ku gato kujya ku kanini. Uwiteka arakurengeye yicaye. Amen. Haleluya. Haleluya. Bana turishimwe. Umutima wo gushaka gusengera. Ari mu ikorero rya Kristo. Amen. Yasohotse. Haleluya. Nagize kwa umubyeyi. Umwanya twamaze. Mama wako wagiye kwigabura utwiturana. Mama, Imana yamwe mubwire igiye gukanda kandi umubiri wawe wose ugenda wanyura umene nk'uruhinja. Imana yamwishyura yanyemera kugusengera. Nzagusengera ahangaha bazakureba mu mbirwa vuga ati so burya ni wa muntu. Imana yambwiye ngo mubwire igiye gukuraho paralize mu kaboko kawe. Akaboko kadafata mwumva harimo ibinya amaguru ya Imana yakandakande kuko Imana ishobora byose.
yambwiye mubwire ngo hari inyama yawe yo mu nda Imana ikijije. Imana ikijije. Yambwiye ngo mubwire ngo ikijije umwijima wawe mu nda. Imana ikijije umuriro. Haleluya. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibohoye ubuzima bwawe. Ibohoye ubuzima bwawe. Imonda yawe Imana igiye gukoropa amaguru yawe Imana igiye kuyabohora. Guhera mu mugongo wawe kumara ku gice cyo hepfo Uwiteka Imana nkorera. Ajye gukanda uzebye ku gitondo kimwe usanga uri muzima. Amen. Uwiteka nyinga barakurengera. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amina. Reka twitoze ngo kujya nyira hanze tujya hanze tuzatura iminota nyine nayo. Iyo ushaka gushira inyuma muri iyo wini sana. Atari gukura iminota kugira ngo tumenyera hakiri kare nyamuneka tebe nk'abanyarwanda. Niko bimeze. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yacu yabicyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Wagatamara tukureye. Uhereye aya kakara aya masaha tuvugana. Imana mwijuru nkorera. Ikwiye kuba ubuzima bwawe. Umaze iminsi gukora mu Rwanda. Ndakubwira. Wari ugiye gutaha. Wari ugiye gutaha pe. Wari ugiye gutaha. Kandi umaze iminsi ubyihererana. Ukabyererana ukabiceceka. Ariko Imana irakubwira ngo uyu munsi wera akakanya iguhaye igishoro. Ntabwo uri gutaha ahubwo iteka guhaye igishoro. Kandi gifatika. Ariko ni ubwoko bw'Imana. Reka tuhereze icyubahiro umwami w'abami. Haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yacu irubasha. Imana yacu igira ute irategeka. Reka tuhereze icyubahiro Imana yacu. Amen. Munyemere rero jambo tubisengere. Mwagurutse. Amen. Icyo ni igihe nyine kiragiye ariko uyu munsi twahuriye igiterane twagira ngo dutaha muri tubakora uyu munsi yo aho bari uwacu ariko kugira ngo turanga tutavuze cyumwe gitaha dusengera n'ahantu hasa neza sibyo. Amen. Ndagushimira rero data nimero rwego bwawe kumugisha nawe urakoze ko kitane cyose ujye kubana natwe kandi usohoze amahoro data urakoze ko bikoze kandi uri amateka y'Izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Wangana damu, ikuwa na fire.
isezerano rishya ngenda umushumba w'itorero isezerano rishya hari igicaniro cy'isezerano rishya kiriyo ariho nanjye ndi ku cyangaha semene inyigisho z'umwuka cyane tuvuga ngo ni isi y'umwuka n'uburyo warwana intambara z'umwuka by'umuyoboro w'igicano witwa Tsinda TV ugiye kuri Tsinda TV uzabona ibiganiro inyigisho nigisha zijyanye n'isi y'umwuka. Niyo mpamvu numva ntangiriye kuvuga ngo amagambo urekura ahinduka umwuka n'isi y'umwuka, kandi iya wa mwuka ugakora icyo watumwe. Biraba ngo ndinde ijambo ryanjye kugira ngo risohoze icyo yaritumwe. Igihe nawe dufitanye isano n'Imana, iyo ndekuye ijambo riba rifite igihe rizasohorezwamo ku buzima bw'umuntu cyangwa ku buzima bwanjye ku giti cyanjye. Semene, haleluya. Reka nsoze noneho duhanagura amagambo mabi wavuzweho cyangwa wivuze. Haleluya. Kuko amagambo mabi wivuze cyangwa bakuvugaho niyo ahinduka umwuka. Niba unavuze uzapfa ntacyo ugezeho, rya jambo riragenda rigahinduka umwuka. Niba warakaye ukabwira umwana ati wakimara we, ako kanya umwana uremyeho iki ubumara. Hari abantu bafitanye mufite ibibazo bikomoka mu byo mwiyaturiyeho, mu byo mwaturiweho n'ababyeyi bababaye, ariko tugiye guhanagura ibyo byose mu buzima bwawe. Mu mwanya muto gusa ngahaguruka bari gusubiza mikorofone. Tugiye guhanagura, tugiye kwifashisha mu ntambara z'umwuka mwigisha. Hari ibintu bitatu dukoresha turwana ndetse bine. Icya mbere dukoresha ijambo ry'Imana, icya kabiri tugakoresha amaraso ya Yesu, icya gatatu tugakoresha izina rya Yesu. Amen. Twahawe gukirizwamo bo mu isi bose. Sengana nanjye rero, vuga uti mwami Yesu, uri kuri iki gicaniro mpanaguye ijambo ryose ribi ryatuwe ku buzima bwanjye. Iryo niyaturiyeho nabizi, iry'abarozi banyaturiyeho, iry'abagome banyaturiyeho, ninjiye mu mwuka mpanaguye ijambo ryose ryazereraga ribi kugira ngo risohore ku buzima bwawe. Aka kanya ndiyaturaho umugisha w'Imana, ndiyaturaho gukomezwa n'Imana, ndiyaturaho ubukire, ubutuzi, amahoro y'ibihe byose, ndiyaturaho ubuzima buzira umuze mu izina rya Yesu. Watsinze urupfu agatsinda ikuzimu, n'umwami waho n'ingabo zaho mu izina rya Yesu. Wapfiriye ku musaraba i Gologota akancunguza, amaraso ye akaminura ku mwami n'umutambyi kugira ngo nimane nawe. Uyu munsi niyaturiyeho amavuta ya cyami, niyaturiyeho umwuka w'igitambyi n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Ni umutsinzi ndetse no kurushaho. Urakoze Mwami, urakoze Yesu kw'ibyo bibaye. Komera Imana amashyi. Amen. Mugihagaze mukomeze muhagarare. Twa pastor nude jongea mbele kidogo. Jongea mbele mukotuma. Mweke na wewe. Dushimye Imana itwaye uyu munsi kugira ngo tuyiramye kandi tuyihimbaze. Uyu ni umunsi wa gatatu turi kumwe tuganira amagambo meza y'Imana.
ariko mwene data umuririmbyi urangije aravuze ngo turi mu ikipe itagitsinda, kandi uko niko biri ni nako kuri. Mwene data twatuyeho neza, tuvana ibyo twiyatuyeho n'ibyo twatuye ku bandi cyane ibyo abantu batwaturaho, uko niko kuri. Ndagira ngo uyu mugoroba tuganire ijambo ry'Imana. Abo twatanye nagira ngo mbibutse twari ku ijambo rivuga ngo kugira umutima uhuje tukarwanya ishyaka ry'Uwiteka. Nitwe mukuva, bundi ijambo ryitwa mukuva rivuze iki? Hari ahantu ukeneye kuva, hari n'aho ugomba kujya. Imana yabwiye umugabo bita Aburahamu, imusanze kwa se Tera, umuryango wasengaga ibigirwamana ukanabicuruza. Marayika aramubwira ngo va muri iki gihugu, amubwira amagambo atatu ngiye kuvuga. Ijambo rya mbere aramubwira ngo va, ijambo rya kabiri aramubwira ngo siga, irya gatatu aramubwira ngo nza. Bundi umurokore nyawe afite ingingo eshatu zimurengera, niba utazifite ntacyo ufite. Aburahamu ikintu cyamunaniye ni ugusiga, ariko yarahagurutse. Tugwije abakristo bahagurutse ariko ntibasige. Nza ntayo uzabona. Iyo wamaze gusiga, uhita winjira muri nzabana nawe. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe. Nta muntu n'umwe urinda kuguhagarara imbere. Satani n'abadayimoni n'abazimu ntibaguhagarara imbere, kuko batinya inyuguti bita nza. Ariko ntiwayigira udafite, abo niko bayandika. Ugira gutya ukagira gutya, ariko abarokore mwanze rimwe na rimwe Imana iduhamagagira tumanura kugira ngo ibone uko iduzamura. Dusiga ikirere. Bariza mugenzi wawe ngo warasize. Ushaka kuganira n'abantu basize. Bagize bate? Basize. Aburahamu agiye haguruka, yavuga ati sinahaguruka njyenyine. Cyambere agiye gushyiramo abantu agiye kubandikisha va, kandi Imana itarayanditse ku buzima bwabo. Ahagurukana n'uwo bita Lot. Tera we yabanje gupira ahantu bita Iharani. Loti baragenda n'amaze Loti aramuzengereza. Uyu mugoroba ka Loti kawe turagasiga hano, turatahana va. Tane na nza, ariko ni ugusiga. Bagenda urugendo runini, iyo utasize ugahagurukana n'ibidakwiye guhagurukanwa, ikintu cya mbere uhita ubirumye mu mwuka. Icya kabiri kiranga umuntu utarasize, agira amatwi atumva, ntashobora kumva. Y'ibintu byabaye kuri abo ngabo. Ijwi ry'Imana riramucecekana, agenda urugendo rurerure atabona.
Imana iza gutera agakwabo bimwe mujya mwangara igiteza intambara ishaka kugira ngo itume usubira ku ivu usenge. Reka batangarize nta Penina nta Samweli. Amavuta abyara Samweli uyagufitiye ni Penina. Byangu byeme nta butayu nta Kanani. Ngo abashumba bari baragiye baratongana. Bamaze gutongana buriya barabimenya. Aravuga ngo muvandimwe wanjye ntitugire ikintu dupfa, kubera ko amatungo yawe n'ayanjye n'abashumba badashaka kuba hitamo. Aho niho Loti yahisemo ikibaya cyitwa Sowa, ahantu hanetereye no mu izuba bahinga. Hari abarokore bahisemo iki kibaya badashaka kuzamuka ku musozi. Aburahamu asigarana ku musozi. Aburahamu akigera ku musozi ahantu Imana yamushakaga, bwira mugenzi wawe ngo iri joro rero ahantu Imana igushaka. Abo turi kumwe bagira gutya. Ufashwe gutera ibyo byiza. Tera ibyo no gutureza mu gatera rero z'umurambaro zitandukana n'inyoni hano ntacyo zivuze. Aburahamu akigera ahantu Imana imushaka, iramubwira ngo utandukanye na Loti nzaguhindura ubwoko bugize bute bukomeye. Kino gihugu cyose uko ukibonye nzajya wowe n'urubyaro rwawe. Agira ngo ku masezerano abiri urabonamo ijyaho ufite. Hari abantu bafite amasezerano y'ibirenge ibi, hari n'abafite amasezerano y'abantu mu gihanga. Yeshuwa yari afite amasezerano y'ibirenge, aho yagombaga gukandagira hagombaga guhinduka he. Ariko Aburahamu yari afite y'amaso, yarabwirwa ngo icyo gihugu cyose uko ukibonye kizaba icyawe n'urubyaro rwawe. Yari yabyara, yari amaze igihe atumvise igiki, yari amaze igihe atagira ate, atabona, ariko atandukanye. Hari ibintu Imana itakora utaratandukana. Tandukana nabyo ureba Imana irakora. Watwigishije mu gitondo tubwira ijambo ryiza, yatubwiye ku mugabo bita Yakobo. Kugira ngo Yakobo abone umugisha, ntabwo Isaka yari yateguye umugisha wa Yakobo. Umugisha wari uwani, wari uwa Yesawu. Nta nubwo Isaka yavuganye na Yakobo, Isaka yavuganye na Yesawu. Reka mbabwire, ushobora kubwirwa amasezerano agasohora kuba yumvise. Mu izina rya Yesu, aba ni abantu bagurikije kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bagurutse mu gihe gisa n'iki ngiki, bagurutse mu gihe kigoye, bagurutse mu gihe cy'intambara. Ariko ubu bahagurutse bakaba barebye umutwe. Reka bajye batinya ntibagatinywe mu izina rya Yesu. Basukira imbaraga zinesha buri kintu icyo ari cyo cyose. Bazanira imbaraga zinesha, bashyiraho umwuka unesha buri mbaraga yose yabaneshaga. Turabasengera ngo bazagere kure. Imiryango y'ubutunzi
umwana abana bawe bitanze amafaranga udakuyemo impeta y'igiciro azanye izahabu kandi zabikwiye kubaka inzu yawe. Abo babaye banyabwenge bahisemo umugabane utazangirika kwaba ibyanya z'ibiyese zitagera. Reka buri muryango wose wari wakinze utangire ukinguke. Reka intambara zawe imbere yabo ziriduke. Reka ubukene buhunge. Reka babone ubutunzi. Reka babone amazu muri uyu mujyi wa Kigali. Reka abaminisitiri bayoboye babone icyerekezo neza bubake. Bahundagazeho umugisha. Reka abantu babagane. Reka ukenyere abami n'abamikazi kugira ngo babakenyeze. Reka buri shyanga ryose ryemere kubakorera. Kandi turabasengeye bakiva ahangaha kino cyumweru tugiye gutanga. Baremera amashimwe, baremera amashimwe, baremera amashimwe. Byari byaranze n'ibikunde, byari byarapfuye n'ibizuke, ibitari biriho n'ibibeho. Buri muryango wari warikinze nukinguke mu izina rya Yesu. Urakoze kuremera amashimwe muri itararangira mu izina rya Yesu. Reka buri kintu cyose bagiye gusukaho aya mavuta wacyuye, bacyuye ijambo, nibagera mu ngo bicigirane bahanurire ubuzima bwabo. Buri mwenda wose bari bafite wishyuwe, buri gisubizo cya kibariho n'ikibazeho. Ibyari byaranze n'ibikunde, ibitari biriho n'ibibeho, imiryango n'ikinguke, abantu batangire gutunga, abana bacu bige, twubake amazu muri uyu mujyi wa Kigali, ingendo zikinguke, amabwiriza aboneke, kandi indwara zikire. Ubukene nabwo bwabaye indwara ntibukire. Abantu bakire gukira, abantu babohoke, bimenyekane ko baciye Imana, bimenyekane ko baciye Imana, bimenyekane ko baciye Imana. Ndasaba umugisha w'Imana, tegeka umugisha w'Imana utuzeho, umugisha w'Imana n'utuzeho, umugisha w'ubukire n'utuzeho, umugisha wo kurama n'utuzeho, umugisha w'igikundiro n'utuzeho, umugisha wo gutera imbere n'utuzeho, umugisha n'utuzeho, umugisha wo gukomera n'utuzeho, umugisha wo kumenyekana, umugisha wo kumenyekana n'uze. Uyu mugisha turawakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze. Tugabiza Afurika, tugabiza kino gihugu cy'u Rwanda, tugabiza Afurika, tugabiza Aziya n'Uburaya, tugabiza Oceania, tugabiza Mwami, tugabiza ibigo by'Imana Imana, tugabiza inganda z'indege, tugabiza inganda z'amamodoka, tugabiza amato, tugabiza amasatelite, tugabize tugabize kubaka amasitade azajya aberamo ibiterane, tugabize kumenyekana. Sengeye Mwami Imana ubwinzi izaba irimo yubakwa. Reka abantu babone umugisha, reka abantu babone umugisha. Niko Salomo yavuze, buri wese uzerekezaho amaso yari ingumba. Yakire kubyara, yakire kubyara mu izina rya Yesu. Uzayirebesha amaso yaragumiwe, azakire gushaka mu izina rya Yesu. Buri mugisha wose muze, murakoze kuwutanze. Tumukomeje tumushima mu izina rya Yesu. Umugisha kwitanga kwanyu Imana ntibagurirwaho, kandi dukomeze gutya kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe igisuzuguriro. Reka tuzamure ibiganza dusenge. Abantu bose bitanze iteka ryose Imana ibaha, abari mu itorero ryacu bitanze Imana ibaha umugisha. Nabonye cyane Imana ijya bamugisha, ndabakunda bese mwamuze ku mutima Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri umutabazi wacu Imana, uri ibyiringiro byagusenga ku manywa na nijoro, uri Imana utaya anapiniba. Ndagushimye kuko uri Imana ishobora byose, ndagushimye kuko uri Data wa twese, ndagushimye Kristo yuko uyu mugoroba Data watangira. Haleluya Kristo, amina. Data ndagushimye, uri Imana w'amahoro, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, yuko umuteguro wawe Data, yo haleluya, iyo wateguye, iyo wakoze, iyo wagurutse gukora, nta muntu ukoma mu nkokora. Sabiye ubwoko
baha umugisha sabe yabitanze bose umugisha kandi Kristo ubwo buri muntu wese yatanze bati Imana nyir'ingabo data hano hantu ubwo uri mu gihugu cyo mu ijuru tujya dusenga ujya wumva Mana nyir'ingabo numanuka kubohora no gukiza ujye uhera kuri ba bandi bakoze wa murimo wawe data nyemera Kristo ubw'inzu yawe yuzuraga data umugozi wawe sirabanga mu Mana uzahagira rushyi data uzamuruhura uzahagira arwaye uzamukiza uzahagira ashonje uzamugaburira uzahagira uko abigenza uzamubera umutabazi nanjye buri muntu wese musabiye umugisha Uwiteka ijambo ryatubwiye ngo biringiye Uwiteka bameze n'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa reka rero abantu bagute reka abantu babeshe haleluya abantu batuza hagutse kandi buri muntu wese abone neza yakomeye batuye umugisha batuye ubutsinzi batuye ubudahangarwa kandi umugisha w'Imana data umwana wongeye gusubiza ubwoko bwawe buri wese umugisha nawe urakunda ndagushimira Yesu kukoze izina rya Yesu Kristo